rero umva mu byumweru bibiri ndabyibuka nagiye ku munzani nsanga mfite 67 n'igice. Murumva nakuyeho ibiro bibiri. Nanababwira ko muri gahunda nshyashya yacu harimo kuzajya tubazanira inzobere mu bintu bijyanye na nutrition n'ibiryo. Hi guys, mumeze neza, murakaza neza kuri This Rwanda, murakaza neza muri video yacu y'uyu munsi. Munsi rero nifuje ko hari ibintu bitandukanye twaganiraho. Icya mbere ni ukubashimira, ikindi ni ukugira ngo tuganire uburyo twazajya dukontorora ibyo turya kugira ngo tutagira imibyibuho ikabije cyangwa se ibindi bibazo by'ubuzima. Mbere na mbere rero ko twinjira mu kiganiro cyacu, reka mbanze mbashimire. Murabizi neza ko hashize iminsi 3 twujuje 1k subscribers. We are so happy guys, we are so happy for hitting the goal. Twari dufite goal yo kugira ngo tuzageze 1k subscribers mbere yuko ukwezi kwa 10 kurangira twabigezeho. Mwarakoze cyane abakunzi bacu ba This Rwanda, abadusupportinga behind the scenes. Hari abantu rwose baca inbox akanga ati courage, ibintu mubirimo neza. Ndabashimiye babandi mukora share, mukalikinga, mugakomentinga, mukaduha ibitekerezo, mukatwungura ibitekerezo n'ibindi bitandukanye. Turabashimiye cyane. Nkaye rero ikaze abantu bashyashya kuri This Rwanda. Murakaza neza, mwarakoze gusubscribinga. Icyo nababwira ni uko mutibeshye. Hano rero tugira ibikorwa bitandukanye kuri This Rwanda ku batabizi. This ni company ikora ibintu byo guteka ndetse n'ibindi tuzagenda tubabwira mu minsi iri imbere, ariko ubu ngubu turi muri gahunda yo guteka, kubafasha, kubereka ama video y'ibintu ushaka guteka uri wawe mu rugo nta kibazo, kubafasha mu bintu bijyanye na catering services, ubashe kuba wifuza ibiryo ko tubizane wawe cyangwa se tukabitekera iwawe mu gihe ufite abashyitsi cyangwa se ushaka kurya neza mu rugo. Ikindi dukora ama delivery y'ama snacks y'ibiryo by'abantu benshi. Ntabwo turatangira gukora delivery za snacks z'abantu ku giti cyabo, ariko nabyo umuntu tuzareba uko tugenda tubyinjiramo neza. Ikindi rwose tugira social media zitandukanye. Ya mbere ni YouTube, niho tubereka video zirambuye z'uburyo dutegura ibiryo mu rugo cyangwa se ama vlog aho tuba twagiye gukora akazi n'ahandi hatandukanye. Tuzabazana n'izindi video nziza cyane muzakunda zijyanye n'imibereho n'ibiribwa n'ibindi bijyanye nkabyo. Ikindi dukora twigisha guteka, abifuza guteka yaba ari bakery cyangwa se patisserie mu Faransa, abiga guteka ibintu biri basic bitandukanye nabyo turabikora. Twigisha abana, abantu bakuru. Ego dutegura n'ama events. Nk'ubu mu kwa 7 hariyo twateguye ya branch yari yo kurushinga ZUS officially kandi yabaye successful. Ndashimira abantu bose bitabiriye. Turateganya no kuzajya dukora izindi events nyinshi ziduhuza, to have fun and eat, tugaseka. Ibintu by'ibiryo ni sawa. Rero abashyashya murakaza neza kuri channel yacu, tuzagenda twibwirana gake gake. Njyewe uri kubavugisha nitwa Isabelle Ishimwe Shema. Ku batanzi ni njyewe CEO wa This Rwanda. Yego rero reka twinjire mu video yacu uyu munsi. Rero maze iminsi ntekereza kuri iki kiganiro, ndavuga nti wazaganiriza abantu ku bintu bijyanye n'uburyo dushobora gukontorora ibiryo turya, kugira ngo twirinde imibyibuho ikabije ndetse n'izindi ndwara zijyanye n'ubuzima zituruka ku mirire mibi cyangwa se kudasobanukirwa muri rusange n'ibyo turya n'ibyo dushyira mu mibiri yacu. Ibi ndabivugira iki? Mu minsi yashize narabyibushye. Ntabwo nabyibushye cyane bikabije bya bindi uvuga ngo umuntu yabyibushye nyine yabaye munini, ariko nageze igihe imyenda yanjye hafi ya yose igenda insiga kabisa. Nkatera umwenda nzi ko ndi buwambare mu gitondo ngiye ku kazi, ko atabizi ngiye nkora ubundi bintu by'ubwubatsi. Donc ibintu byo guteka mbifatanya n'ibintu byo kubaka nabyo nize
yego ni nabyo nkora umunsi ku wundi, nkabifatanya n'ibi ngibi rero kuko mbikunze kandi numva ni ari ibintu nafatanya kandi bigakunda. Yego nuko rero natera umwenda mu gitondo ugiye kujya ku kazi nawushyiramo ukanga kuzamuka, cyangwa se wambara ugasanga uramfashe nk'amatako cyangwa se mu nda henda guturika. Bibaho inshuro zingahe birangira imyenda yanjye igenda nitanga keza mbona birakabije. Ndavuga rero ifuko ndeba nyine umuti utari wo kuvuga ngo imyenda yose ngiye kuyisohora nindangiza ngo urinde. Ndicara mbona hari ukuntu umuntu arengera iyo bije mu mirire. Urabona tuba duteka gusa kenshi ndaje gusanga nta nubwo ari ibiryo nteka burya byabyibuhishe, kuko ibiryo duteka ari ibintu nyine bisanzwe bitagakwiye kugira ikibazo cyane, ahubwo ni uburyo dufatamo ibintu. Icyambere wasanga ndi umuntu uri kurya hakaguza buri kanya ngaho icyo nkwe nacyo nkarya. Njye nikundira kurya mu busanzwe kurya ni ibya mbere, umva tubayeho tutarya ahubwo twatubereye hiki karagaciyemo. So rero nkasanga ndya snacks menshi, yaba arayo tugura mu alimentation. Nakundaga ubundi nkunda amafiriti n'amachips, ugasanga niba ntashye ewana nkayitira muri alimentation nkabanguze nka Winners, nkasanga ndaziharaye. Cyangwa hari injugu ziharawe z'abantu bateka injugu bagashyiramo n'ibirungo n'ibiki byose, umva nigeze nziharara ku buryo umutima wanjye utatuzaga ntazibonye. Ugasanga utuntu nk'utwo rero nitwo turi kugenda tukambyibushamo gakeya, ngenda nzibuha. Noneho kubera ko muri iyi minsi hari ibintu ndi gukora bitansaba kubusha cyane ngo mbe active, noneho na siporo nakoraga ngeraho kubera utuntu twinshi simbona uko njyayo, umva ndagenda ndakubyibuhira. Rero hageze igihe ndavuga nkwiye gufata gahunda, ibintu birakabije kabisa. Nafashe gahunda ndabangiye kuyiha igihe gitoya, nishyire kuri regime iri modere, itari yayindi ikabije ku buryo umuntu avuze ngo yimye ibiryo cyangwa se yavuye ku biryo burundu. Umva ndavuga nti ngiye kwiga uburyo ngiye gukontorora ibyo ndya kandi bizakunda, ngende mva ku bintu bimwe na bimwe kandi birakunda. Ikintu nakoze, ikintu cya mbere navuye ku isukari. Ino sukari y'inyongeranyo nayivuyeho, yego, kandi byari ibintu bigoye kuko burya isukari iyo uyiretse uhita ubyumva, utangira kujya ugira agasereri, ibintu nk'ibyo. N'ubusanzwe ntabwo nkunda isukari ngo mvuge ngo ndumva mu gukunda ibyayi nkongera amasukari menshi, wapi. Abanzi bazi ko nikundira igikoma. So rero igikoma n'undi ntabwo nashyiragamo ya sukari nyine yo gukabyakabya n'ibiki byose. Nuko isukari banyivuyeho iy'inyongeranyo, kandi ikindi ngerageza kwirinda ano mafanta, amaju by'inkorano nyine bitari fresh, kubera ko nabyo burya bigiramo isukari nyinshi, ndetse n'ama snacks, ama cookies, bya bintu tuzi bigira amasukari menshi ndabigabanya kabisa. Ku bantu babizi dukora ama cakes n'ama cupcakes n'ibiki, nubwo mbikora ariko ntabwo ari ibintu ndya cyane ku buryo vuga ati nzi gukora cake reka nkore cake buri munsi niryoya. Ni ibintu ndya nyine nabipanze vuga ati nka rimwe mu cyumweru nkaryaho, yaba ari iyo migati isanzwe, si nkunda imigati y'isukari. Mugati nkavuga ndacitinga rimwe mu cyumweru, wenda njye ku mugati gatoya. Hanyuma wenda ikintu cyo kureka isukari hari abantu benshi kibanza kugora, ariko reka nkubwire ibintu byose bibaho. Wakora regime wagira uti, ariko bavande isukari burya si nziza ko. Donc isukari niwe mwanzi wacu. Isukari nyinshi si nziza pe. N'abantu bakunda isukari, abantu turi mu kigero kimwe ubona tugenda dukura, ntabwo biba bikimeze nk'uri umwana nyine ufite energy ku buryo ya sukari winjiye uri buyikoreshe igasohoka. Nuko bireba neza tugatangira tukagabanya ibintu biri unhealthy byatuma nyine ubuzima bwacu bujya mu kaga n'ibiki byose. Ikindi nakoze, navuze saa sita niba naryaga ibiryo, wenda nari mparaye ibintu by'ibirayi byokeje. Hari umuntu wo ku kazi uri hafi uteka ibirayi, nkahora mbitumiza narabiryaga, bibiri byabaga ari byinshi. Burya ibirayi nabyo birabyibushya ku bantu batabizi, ariko ibi mbabwira biterwa n'umubiri wawe uko uteye. Ibintu by'amakabs, ibirayi, imiceri, amakaroni, buriya nabyo biri mu bintu bishaka kubyibushya. Nabyo naravuze reka mbigabanye. Ndi umuntu usanzwe ukunda ifiriti n'ibisa nabyo, uburyo washoboraga kuyirya rwose nkanayirya kuri buri sahani, nkumva nibwo nyine ntuje. Ntangira kujya
mfata option yo kurya salade nakunda gupfunyika ni kokombure, avoka, inyanya, iki kindira letu nkabyikorera mu gitondo. Ibyo bintu byose biteranije ushaka gusanga ari nk'igihumbi ukoresheje, ugapfunyika kandi ugapfunyika ibintu biri healthy. Urumva narangiza rimwe na rimwe naba ntapfunyitse salade nkafata imbuto, kubera ko burya iyo uretse isukari umubiri hari igihe ugusaba agasukari. Rero nashakiraga isukari mu mafu, ugasanga rimwe na rimwe saa sita fashe umuneke, pome, wenda n'iki kindira cyangwa amaronji, nkanywa na yawurute. Ngewe kuri ngewe amata ntabwo ambyibushye, so yawurute rero nta kibazo kuri ngewe. Urumva rero ibyo bintu nkaba ari byo mfata saa sita, noneho na nijoro najya kurya nkamenya ingano y'ibiryo ngiye kurya. Kuvuga ndarya imboga nyinshi, ntangira kugabanya ibyo bintu by'amafiriti ntanaryaho, nkabijyaho rimwe mu cyumweru nkaryaho dukeya. Noneho naba nariye ibirayi sindya umuceri, donc sindye carbs ebyiri, cyangwa se niba nariye umuceri ngo nariye amakaroni. Ibyo bintu ndabyubahiriza n'ahantu gusohokera cyangwa se amanama tujyamo, making sure ko salade iba nyinshi, ibintu by'imboga, ibintu bya bintu ntakundaga kurya ugasanga ahubwo nibyo ntagiye kujya ndya. Ibyo bintu ndabikora mbabwije ukuri, ngewe n'ubuhamya nabaha. Sinashaka kunanuka byo kunanuka kuko nari maze kugera ku biro hafi 70. Kuri ngewe rero ni byinshi bitewe n'ukuntu ndeshye. Ubundi mfite 1m68, ubwo rero 70 uba wakabije utangiye kujya kuri side yo kuba obese. Rero nahaye target ndavuga ngewe ngomba kuba hagati ya 65 na 67, buriya ntacyo babitwaye cyane. Ntabwo ndi umuntu ugaragara nk'umuntu ubyibushye komutera. Rero umva mu byumweru 2 ndabyibuka nagiye ku munzani nsanga mfite 67 n'igice. Murumva nakuyeho ibiro 2. Kubera iki? Iyo gahunda nayo nimpaye. Natangiye imyenda itankwiraga mu nda, hahandi nari nsigaye nambaye yaba ari na boyfriend nakicara nko mu kazi ikambangamira mu nda, nkumva ndatuza ariko mfunguye. Ariko nyuma y'ibyumweru 2 nari ntangiye kujya mfunga, ahubwo nkumva ugatangira kubona hari ikintu kiri gusigara mu nda. Donc icyo nari ndi kuhatanira ni ukugabanya fats, mbese bya binure biri mu nuza ariko ntinanuye. Ikindi cyagiye kimfasha ni kunywa amazi y'akazuyaze arimo tangawizi n'indimu, urumva kugira ngo bikamure bya binure n'iki byose. Ikindi kibazo nzi nakunda kugira, mbabwira ngo ibintu birakora ni ukuri. Imirire, ibyo turya bigira effet cyane ku mibereho yacu. Ngiye bura nari umuntu ukunda kugira ikibazo cyo mu mara na digestion ntigende neza, nkagugara nkumva mpora mfite imyuka mu nda. Ariko kuri iyi saa ngiye ibiryo mbisohora kabisa, usanga mu nda yanjye hatakihora havuga bya bintu byavugaga mbere by'ibiyoka kwa biri kwigoronzora cyangwa se kumva ntumbye. Nakundaga babyita mu cyongereza kuba bloated, ukumva indira ibyimbye n'ibyuka kubera kurya. Ibyo rero byaramfashije, mbona ko iyo burya witondeye ibyo urya ukabasha kwishyira ku murongo birakunda kandi birashoboka. Ari nabyo nababwira rero ni ukwitondera muri iyi minsi. Social media idupushingaho ibintu, ukabona bahora bamamaza ibiki n'ibiki, ukavuga reka nijye ikiri pizza tukadukira, ikiri amakekes, ugasanga turi kurya mu kavuyo. Kubera iki? Social media iradupushinga muri iyo site. Aha ndi kuvuga ku bijyanye n'ibiryo, kuko hari n'ibindi byinshi social media ipushinga kandi bitaba biri sawa mu mibereho yacu. Icyo rero nababwira nk'uko mudukurikira, babisaba kugira ngo nk'umuntu wowe ushyiremo inyurabwenge yawe uvuge se ibi bintu bijyanye n'imibereho yanjye, bijyanye n'icyo nifuza. Nk'ubu sinabura kubabwira ibirungo dukoresha ni sawa nta kibazo, ariko ushaka uri umuntu urwaye tension ukavuga uti ngewe tension yanjye ntabwo ijyanye n'ibintu birimo agasenda, ni ukuvuga za black pepper, za paprika n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Ukabimenya, ukimenya, ukanakora ubushakashatsi, cyangwa se ukavuga ati ngewe ndi umuntu ndabizi neza ko imigati irambyibushye. Ubwo ni ukuvuga recipe zijyanye n'imigati, izo ngizo waba uziretse, cyangwa se wenda ushaka kubyiga ukabikorera abawe, wowe wenda utabirya ariko ukaba wabikorera abana. Burya abana baba bagifite ubuzima buzima, kurya bashaka kurya utuntu dutandukanye ariko ntibarengere. Rero mwabantu mwe rwose ibyo mubona kuri social media mujye mubiyungurura, mubaze. Hari nk'abantu baza kumbaza inbox se coriandre n'iki, ibintu nk'ibyo ngibyo.
rwose mujye muduha comments, mutubaze aho mudasobanukiwe, ibyo mufiteho impungenge mutubwire ibintu nk'ibyo ngibyo. Nanababwira ko muri gahunda nshyashya yacu harimo kuzajya tubazanira inzobere mu bintu bijyanye na nutrition n'ibiryo, batugira inama ku biryo by'abana, ku biryo by'abantu barwaye indwara izi n'izi, ku biryo bijyanye n'ubwoko bw'amaraso yawe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Tugiye kuzajya twungurana ibitekerezo, ntihabe gusa kugira ngo tubahe video zo guteka n'iki, ahubwo tugende tunasobanukirwa imibiri yacu, imiterere yacu, uko twarya bijyanye n'imiterere yacu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Icya mbere ni ubuzima buzima, kandi rwose nicyo duharanira. Yego, dukomeje kubashimira rero, mukomeze kudushyigikira. Urugendo ubu nibwo rwatangira kugira ngo channel yacu igende imenywa na benshi. Ni channel y'abantu y'urubyiruko yego, kandi ibi bintu byo guteka turabikunze kandi tubifitiye courage kabisa. Murakoze kubana nanjye muri iyi video y'uyu munsi. Tubararikiye izindi video nziza zijyanye n'ibyo bintu bigiye biri healthy, tuzajya tuvangavanga indyo zitandukanye kugira ngo abantu bose babashe kwisanga mu ma recette dukora kuri channel yacu. Murakoze cyane rero, naho muri video yacu y'ubutaha. Bye.